byari ibyishimo ku ba pioneers ba P-Network hirya no hino ku isi ubwo huzuzwaga imyaka 4 P-Network igeze hanze. Uyu muramuzi ni nyakubahwa Dr. Nikora, akaba ari we CEO wa P-Network, umushinga mugari cyane wageze ku isi hose. Reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku Buryo TV. Nawe utarakora subscribe, nyamuneka ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tumenya niki kitagenda neza muri comment. Guys, murabizi nubwo KYC yatanzwe kuri uriya munsi, hatanzwe masse KYC ku bantu benshi batari bafite KYC barayikoze, ari nako kandi abakoze KYC abenshi nanone izitabaye passed cyangwa se zitabaye approved. Ahangaha kwa team yatanze itangazo kuri buri mu pioneers wese wagerageje gukora KYC kazahabwa resubmit. Ku muntu wakoze KYC ntibe approved azahabwa andi mahirwe yo gusubiramo KYC ye kugira ngo yongere akore ubundi bushya. Guys, hari n'umuntu umaze igihe kirekire yarakoze KYC akaba ari hejuru y'amezi 3 kuzamura, hari abamaze amezi 5, hari abamaze umwaka bakoze KYC itaraba approved. Abo bose cyane cyane bamaze igihe kirekire barabasaba ko bakandikira iyi core team cyangwa se bakandikira kuri P-Network kugira ngo barebe ikibazo cyabayeho kuri KYC zabo, barebe impamvu KYC zabo zitabaye approved, hanyuma banareba impamvu batari kubona resubmit ya KYC ngo bongere bakore KYC. Bivuze ngo nawe niba warakoze KYC gahera muri pending, ukaba umaze nk'umwaka, ukaba umaze amezi 6 biri muri pending, uraza kuri iyi link, murabona iyi link batanze p-network@atlassian.net. iyi link urayisanga muri video description yacu, hanyuma nawe unyureho wandike igitekerezo cyawe, wandikire kuri P-Network kugira ngo barebe uburyo baguha resubmit ya KYC, wongere uhabwe amahirwe yo gusubiramo KYC yawe. Guys, iyi message yatanzwe kuri buri mu pioneers wese wakoze KYC ikaba pending ntibe approved. Ahangaha baba bagaragaza ko abenshi barajya babona resubmit cyangwa se barajya babona ayo mahirwe, ariko kandi abamaze igihe kirekire bashobora kutabona ayo mahirwe yo kubona KYC resubmit mu gihe batabashije gukora ibi babasabye. Mu gihe mutabashije kwandika muciye kuri iyi link batanze kugira ngo mwiyandikishe mugaragaze ko mutabonye KYC resubmit, ubwo nuca kuri iyi link batanze uraza gusanga hari ibyo ugomba kuzuza biri busabe ko barahita babona impamvu account yawe itari kubona amahirwe yo gusubiramo KYC. Guys, iyi message yacicikanye ku mbuga zigiye zitandukanye, ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko nawe niba ufite umuvandimwe wawe wakoze KYC gahera muri pending, umukorere share kugira ngo aka video kamugereho abone iyi link, hanyuma iyi link ayinjireho nawe yuzuze ibyo baraba bari kumusaba, abona amahirwe yo kongera gukora KYC. Mwarabibonye rero ibyo nyakubahwa Dr. Nikora yasezeranyije aba pioneers twese twarabibonye, abenshi KYC zirimo zirakorwa na n'ubu, ari nako kandi wowe iri muri pending aribwo ugikora ishobora kuzahita ubona KYC resubmit byihuse cyane kurenza wa wundi umaze amezi menshi cyane. Niba utarakora subscribe ku Buryo TV, nyamuneka ukore subscribe.